abantu mutaraba verified muri SIDA, ndagira ngo mbabwire ko murasigara pe, murasigara. Dufite umugisha udasanzwe mu Rwanda ibindi bihugu bidafite. Ibintu byinshi hano mu Rwanda turabyemererwa, tuzanabyemererwa. Kuba mu Rwanda tugiye kuzabona umuntu uduhagararira nk'umurepresenta. Let's go. Hello friend and family, I'm Habibu. This is Habibu Kributo. Mwese ndeka nyine nizere ko mumeze neza. Abantu bamayininga SIDA guys, muze hano kabisa, muze tuganire, muze ngire ikintu mbabwira. Murabizi hamaze iminsi ikintu kijyanye na KYC mu Rwanda, dufite company ibasha kuba yakora KYC, ikaba yagukorera KYC ndetse bagahita bona kuvalida ko kandi ugahita uba approved, ndetse waba waranakoze KYC warayikoreye ariko uri muri under review ukagenda bagahita bakuvalida byihuse. Iri tangazo rirakureba gute? Ngira ngo ngiye gushyiramo itangazo rya nyir'ubwite cyangwa se ijwi rya nyiri company ishinzwe gukora validation, mwumve ibyabashije kuba byahinduka, deni nindangiza nyuma ndaza. Weekend nziza kuri mwese, nizere ko mukomeye. Abantu mutaraba verified muri SIDA, ndagira ngo mbabwire ko murasigara pe, murasigara. Dufite umugisha udasanzwe mu Rwanda ibindi bihugu bidafite. Ibintu byinshi hano mu Rwanda turabyemererwa, tuzanabyemererwa. Kuba mu Rwanda tugiye kuzabona umuntu uduhagararira nk'umurepresenta muri kuri iyi exchange ya Lex. Kuba mu Rwanda nabahaye amakuru ndabwira ngo twaremerewe, twabaye nominated nk'igihugu kizagira SIDA bank branch. Wowe ukicara ukumva udashaka kuba verified, it's up to you. Hari igihe uzakenera validation, waza gusaba validation cyangwa se gusaba iyo serivisi, ugasanga company yazamuye ibiciro kubera amakuru ari gucicikana cyangwa se kubera ibigiye kuba. Promotion twayirangije, ubu twashujeho 15,000, ariko uko amakuru aragenda akura, company bibireba ibona ko hagiye gushya. Kandi murabizi neza, nimba mutanabizi reka mbibabwire, ukwezi kwa 9 mu kwitega hazabamo ikintu gikomeye kuri SIDA. Utabizi, utabyumva, ubwo reka tubirindi. Ubwo rero udashaka kuba verified, hari igihe azikangura company yamushyiriyeho $500, kandi ndabibabwira mukagira ngo ni ibikino, ariko ngira ngo muribonera amakuru ari gutambuka uko bimeze. Sawa, reka mbifurije weekend nziza, Imana ibahe umugisha, ariko mugerageze mujyane n'igihe, kandi ikintu cya mbere ni amakuru. Murakoze. Nk'uko rero mwabyiyumviye, uyu ni umuyobozi w'iyi company yavuze ko mbere gukora verification cyangwa se kuba bagukorera KYC yawe igakunda ikagenda neza utarigeze uyigerageza na rimwe, byari 20,000. Waba warayigerageje ariko ikanga, ukishyura 15,000. Icyiza cyarimo iyo wabaga warayigerageje washoboraga no kuba wabishyura ariko bo bakakuvalida online. Dufate uri Cyangugu niho utuye, company ikora validation iri Kigali, murimo murabyumva, kuva Cyangugu ugera Kigali ni amafaranga menshi no gusubirayo. Ariko iyo abaga warakoze KYC ikanga, washoboraga kwishyura 15,000 bagahita bakuvalida online utiri gutega. Ku 20,000 byasabaga kuba wahageze, wahigire nyine icyo gihe KYC yabaga ifite ibibazo. Iyo
mwibutse iyo KYC yawe ufite utigeze ugerageza kuyikora, bisaba ngo ugereyo ku cyicaro cy'abaho bakorera nyine bayigukorere. Nyuma iyi kampani ye yatanze icyo twakita nka poromosiyo, biba ngombwa yuko noneho bashyira ku bihumbi 10 ku muntu wayikoze ntiyemere, iri muri under review, n'ibihumbi 15 ku muntu utari wayikora na rimwe ariko we bikamusaba kujya ku cyicaro i Kigali. Rero iyo poromosiyo ngira ngo ntangire itangazo ku bantu bamayininga sidera yararangiye guys, yararangiye kuko mwabyumve nyine umuyobozi wabyo abivuga. Ubu ngubu kugira ngo babe bagukora validation ni igiciro ni 15 nanone yuzuye mu gihe wakoze KYC then ikanga, bikaba ibihumbi 20 igihe utigeze uyikora, ndetse bikanagusaba kujya i Kigali aho bakorera. Rero harimo abantu bari bamaze iminsi banyandikira bambwira ngo mbabwire uburyo ki bakoresha validation za KYC zabo, nkababwira ibiciro byo muri promotion. Ariko guys wowe ukurikiye Habibu Crypto nizere ko wabyumvise ko ibiciro byahindutse. Ikindi, aya ni amahirwe twagize nko mu Rwanda kuba twarabonye kampani ikora validation. Hari ibihugu byinshi byashatse kampani cyangwa se bidafite kampani zibasha kuba zakora ama validation ku bijyanye na sidara. Niba rero ufite sidara wicikwa, genda ukoresha validation hakiri kare, saa nisa wajya kubona ukabona open mainnet ya sidara irabaye waranze gukoresha KYC. Saa nisa ushobora kumva ngo mu Rwanda turabaye tubihagaritse kuba mwakora validation, tugiye mu bindi bihugu, urumva waba usigaye. Guys, witinyisha amafaranga, n'ubundi amafaranga aradukorera, ntabwo turayakorera, ntabwo adukorera. Kumva ko watanga ibihumbi 15 ukaba ufite konti yawe iri verified isaha n'isaha, nyamara burya byakugirira umumaro. Dore nk'ubu sidara mbibabwira iri kuri make cyane, ku buryo uramutse uguze sidara ubu ngubu ukagura sidara z'ibihumbi 50 cyangwa 60, ejo bundi kaza ku madolari 2 cyangwa 3, niyo yaza ku idolari 1 wakunguka birenze. Kandi kuri sidara birashoboka cyane, kubera yuko guys uyu ni umushinga mwiza cyane, uyu ni umushinga uri professional. Iyi ni ntabwo nzi ukuntu nabikubwira guys. Ubwo rero itangazo ngira ngo ndaritanze, murabyumviye n'umuyobozi w'iyi kampani abivuga. Rero nizere yuko kabisa uri kumwe na Habibu, nizere yuko muri sidera murimo murazicukura, n'ebyiri batanga, nizere yuko kabisa. Ikindi, yes, kwinjira bimaze iminsi bigoranye bitewe nuko uri kwinjira byagera igihe bagusunikira ka SMS kuri Gmail yawe ukagategereza bikanga pe. Nagerageje gukora video ngo mbere ku kuntu winjira muri sidara y'uri mushyashya ushaka kuyimayininga biranga, ariko ngiye gushyiraho hano kuri screen nk'uko mugiye kubibona uburyo ki ushobora kuba wakinjira. Wowe icyo uri bukore, nugeraho bakubaza email ukagira amahirwe ukabona mugwaya ku gakode, uragashyiramo, then uhita ukomeza process yo gushyiramo amazina yawe nk'uko ari ku ndangamuntu n'igihugu barizwamo na nimero ya telefoni. Ubundi guys nawe utangire mining izi sidera bigishobotse. Ahari ntiwamenya ejo guys, ejo ibintu bishobora kugenda neza nk'uko mubibona. Urinjira, kimara kwinjira urafungura application, niba utayifite urajya kuri Google Play Store wandikemo sidra chain, urahita ugwa kuri application isa gutya, uhite uyestara. Ukimara kuyestara urayifungura, ukigera hano nyine barakubaza, urahita umanuka hano hasi handitse registration cyangwa se register. Hangaro niho ukanda bakakubaza email. Iyo mail rero uyishyiramo yawe, bakohereza agakode. Ku gakode iyo ugize amahirwe kakaza guys, nyine uhita ukomeza process.
iryo ni itangazo rya sidara nabahaga. Bashimire mwese mu kubana na Habibu Crypto guys. Iyi sari ni yanyu, nyagasani abandebere icyoroshye guys. Bye bye.